Turagusuhuje kandi tukwifurije amahoro y'Imana wo dukurikiye kuri channel yacu ya Ingando Online. Nutarya umunyu azi yuko usharira, ariko nanone nutarya isukari cyangwa se ubuki azi yuko biryoha. Ese wo dukurikiye waba warigeze nawe wumva yuko gukora imibonano mpuzabitsina mu bihe by'imvura cyangwa se mu bihe by'ubukonje ari byiza biryoha? Nkuko ibihe ubwabyo bigenda bihinduka, ukisanga hari ikintu ukunda ariko mu kindi gihe utakundaga, cyangwa se nanone ugasanga hari ikintu utari gukunda ariko mu kindi gihe wakundaga. Ahangaha ni nako ku mubiri w'umuntu bimera. Ahangaha turi kuvuga ku mibonano mpuzabitsina. Abashakashatsi bavuga yuko ngo n'umuntu hari igihe ashobora kuba atakundaga gukora imibonano mpuzabitsina mu bihe bisanzwe, ariko byagera mu bihe by'ubukonje ugasanga yabikunze. Ahangaha ku mugabo ndetse no ku mugore biratandukanye. Aba bashakashatsi bavuze yuko ngo iyo abantu bakoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'ubukonje, urukundo ruri hagati yabo ruriyongera. Banagaragaza yuko kandi ngo abagore ari bo cyane cyane babumva bakora imibonano mpuzabitsina mu gihe hakonje, mu gihe abagabo bo biyumva nkaho igihe cy'ubukonje ari cyo cyiza baba bafite kugira ngo bite kubo bakunda cyangwa se babereke yuko babakunda. None se ni iyihe mpamvu abantu bazamura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'ubukonje? Ku bagabo nuko mu gihe cy'ubukonje aribwo umubiri wabo ukora amasohoro menshi, naho ku bagore igihe cy'ubukonje ni igihe cyiza cyo kororoka. Ngo mu gihe cy'ubukonje kubera yuko gusinzira ubwabyo ari ibintu biba bigoye, ngo niyo mpamvu usanga abantu bakunda gukora imibonano mpuzabitsina, kubera yuko imibonano mpuzabitsina ubwayo iri mu bintu bituma abantu babasha gusinzira neza. Kandi nanone ngo mu gihe cy'ubukonje imibonano mpuzabitsina igabanya stress ugereranyije n'igihe cy'ubushyuhe. Mu bihe by'ubukonje imibonano mpuzabitsina yongerera ubudahangarwa umubiri w'umuntu. Kandi nanone ngo ahangaha imibonano mpuzabitsina ikozwe mu bihe by'ubukonje iha isura nziza buri umwe mu maso y'undi. Dore ngizi rero impamvu esheshatu gukora imibonano mpuzabitsina biryoha mu bihe by'ubukonje. Impamvu ya mbere ni uko igihe cy'ubukonje ku bagore ari igihe cyiza cyo gusama. Ngo mu bihugu bigira ubukonje bwinshi hagati y'ukwezi kwa Munani ndetse n'ukwa Cyenda, iyo bakoze ubushakashatsi mu gupima abana bavutse mu mwaka ukurikira kiriya gihe, basanga abana benshi bavutse baba barasamwe muri kiriya gihe cy'ubukonje, nyine hagati ya kuriya kwezi kwa Munani ndetse n'ukwa Cyenda. Ikindi kandi ngo nuko mu bihe by'ubukonje ari igihe cyiza umubiri w'umugabo ukora amasohoro ahagije kandi n'intanga ubwazo zikongera umuvuduko. Impamvu ya kabiri abantu bumva yuko gukora imibonano mpuzabitsina mu bihe by'ubukonje, ngo nuko gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'ubukonje bituma umuntu agabanya ibiro. Tuvuga ahangaha, ese wari uzi yuko igihe umaze igihe kinini utabona urumuri rw'izuba cyangwa se utagera ku zuba ngo wumve imirasire yarwo, umubiri wawe ubasha gukora ibinure byinshi kandi ukanabika ibinure byinshi? Yego nibyo, ahangaha iyo umuntu amaze igihe kinini atagera ku zuba yongera ibiro. Rero ngo mu gihe cy'ubukonje, mu gihe umuntu akoze imibonano mpuzabitsina aba ashobora kugabanya ibiro. Ahangaha batubwira yuko iyo umugabo afite ibiro byinshi agakora imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'ubukonje atakaza karori 100, naho umugore we yayikora agatakaza karori 70. Impamvu ya gatatu gukora imibonano mpuzabitsina mu bihe by'ubukonje ari byiza ni uko bifasha abantu gutekereza neza ndetse bikanabatera kugira ibitekerezo biboneye. Guhoberana no gupfumbatana mu ijoro ry'ubukonje bizana ibyishimo by'akataraboneka. Ibi bituma umubiri w'umuntu urekura umusemburo wa oxytocin. Uyu akaba ari umusemburo umubiri w'umuntu urekura mu gihe abantu bakundana barimo kwiyumvanamo. Uyu musemburo ni nawe ufasha umuntu gutekereza neza no kudahuzagurika mu mitekerereze. Uyu musemburo utuma habaho gukomeza umubano hagati y'abakundana, kandi nanone ukagabanya guhangayika ndetse no kugira agahinda kenshi. Impamvu ya kane gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'ubukonje ari byiza ni uko gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'ubukonje cyangwa se mu bihe by'imvura biha umubiri w'umuntu uburyo bushya bwo gukora ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo ibihe bihindutse umubiri wacu nawo ubigeraho ingaruka. Ari mpamvu usanga mu bihe by'ubukonje cyangwa se mu bihe by'imvura ushobora gusanga bisize umubiri wacu urwaye. Ahangaha ntago ari uko umubiri wacu uba udafite ubudahangarwa buhagije, ahubwo nuko uba ugomba kubanza kumenyera kuba muri ibyo bihe kugira ngo nawe ubashe
kubibamo neza. Rero ngo ahangaha gukora imibonano mpuzabitsina mu bihe by'ubukonje nk'ubwo ngubwo ngo bifasha umubiri wacu gukora immunoglobine A ifasha mu kurwanya ubukonje, ibicurane ndetse n'umuriro. Uburyo bwa gatanu, mubona yuko kenshi abantu mu gihe cy'ubukonje bakunda kurarana amasogisi. Ariko ibi ngibi nanone ku bagore ngo kwambara amasogisi hari icyo bibafashaho, cyane cyane ku bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina. Ngo kwambara amasogisi mu gihe ugiye kuryama mu gihe cy'ubukonje ni uburyo umugore yakoresha kugira ngo abashe kugera ku byishimo bye bya nyuma. Abashakashatsi bavuga yuko iyo abagore bakoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'ubukonje bambaye amasogisi bibafasha kurangiza vuba. Ngo kuko amasogisi abongerera ubushyuhe mu birenge hanyuma bikabafasha kurangiza. Bagabo rero nizere yuko iyi ngingo mutayirenza amaso. Icya gatandatu, ahangaha ngo gukora imibonano mpuzabitsina mu bihe by'imvura ubwabyo ni ibintu bishimisha. Ese nawe waba warigeze wumva yuko imibonano mpuzabitsina ishimisha? Yego nibyo. Ahangaha nibyo. Igihe umuntu ari gukora imibonano mpuzabitsina ngo umubiri w'umuntu urekuza ikinyabutabire cya endorphins. Iki kinyabutabire ngo kigabanya uburibwe ndetse n'umubabaro mu mubiri wacu. Ngo mu gihe hagati y'umugore n'umugabo nta byishimo byaba biri hagati yabo, ngo icyo gihe nta kanya keza baba bafite ko gukora imibonano mpuzabitsina ngo kugira ngo babashe kwiyubakira no kwikomereza umuryango. Ese imibonano mpuzabitsina ikozwe neza buri munsi ni akahe kamaro igira abayikora? Uretse kuba imibonano mpuzabitsina ikozwe neza hagati y'abakundana ari ikintu gikomeza umubano wabo, bikaba akarusho igihe bayikoze bashaka kororoka cyangwa se kubyara umwana. Imibonano mpuzabitsina ikozwe neza hagati y'abakundana igira umumaro ukomeye cyane, kuko ihindura umuntu mu mitekerereze, ikanahindura uburyo umuntu agaragaramo ku mubiri, ndetse tutibagiwe n'uburyo umuntu aba asabana n'abandi, nk'uko tubisanga ku rubuga rwa internet midlife.com. Bavuga yuko imibonano mpuzabitsina igira uruhare runini mu guha umubiri gukora neza ndetse bikanaha umutima w'umuntu gukora neza. Ese koko nk'uko twabivuze hejuru, hari umumaro runaka gukora imibonano mpuzabitsina bigirira abayikora? Ahangaha icyo ugomba kumenya nuko imibonano mpuzabitsina iri mu bintu bigabanya ibinure mu mubiri w'umuntu cyangwa se mu maraso, kandi nanone irinda ibyago byo kuba warwara indwara z'umutima. Ahangaha twavuga nka hypertension ndetse na stroke. Kandi nanone imibonano mpuzabitsina ibasha gushyira umuvuduko w'amaraso ku murongo. Mu gihe umuntu yaba afite umuvuduko mwinshi cyangwa se afite umuvuduko muke w'amaraso, ibasha kuwusubiza ku murongo. Guhaza uwo mukorana imibonano mpuzabitsina nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho kurusha ku bindi bintu wowe ushaka kumvamo. Umugabo agahaza umugore we kandi n'umugore nawe bikaba bityo, kuko ibyiza byose biba mu gukora imibonano mpuzabitsina bishingira ku kumenya icyo mugenzi wawe agushakaho. Icyo agushakaho akaba ari cyo umukorera. Kandi nanone ahangaha uzirikane yuko uko ubikora kenshi niko ubasha kwigarura umutima w'uwo muyikorana. Dore rero imimaro 10 imibonano mpuzabitsina ikozwe buri munsi kandi neza imarira abayikora. Icya mbere, imibonano mpuzabitsina ikozwe neza buri munsi itera gusinzira neza, kubera yuko ituma umubiri ukora happy hormone, umusemburo w'ibyishimo. Iyo misemburo ikorwa iyo hakozwe imibonano mpuzabitsina ni oxytocin ndetse na endorphins. Iyi misemburo yombi ituma umuntu azana akanyamuneza mu mubiri, akaba ariyo itera n'umuntu gusinzira neza. Uretse kandi gusinzira neza, inatera abantu kurama ndetse ikanongera ubudahangarwa umubiri w'umuntu no kumva umuntu aguwe neza umunsi wose. Icya kabiri, gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi ariko bigakorwa neza birinda stress cyangwa se bigabanya stress, kubera yuko mu misemburo y'ibyishimo ikorwa n'umubiri wacu igihe umuntu akora imibonano mpuzabitsina harimo umusemburo wa endorphin. Nicyo gitera umuntu iyo ari gukora imibonano mpuzabitsina kumva umunabi ugabanyutse. Ahangaha abahanga mu by'ubuzima bavuga yuko ngo mu gihe aba bana hagati yabo nk'umugore n'umugabo, igihe bafite stress cyangwa se bafite umunabi hagati yabo ku buryo bumva yuko gukora imibonano mpuzabitsina nta kintu bimaze hagati yabo, ngo ahubwo icyo gihe ariko kanya keza ko kuba bakora imibonano mpuzabitsina. Icya gatatu,
gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi ariko bigakorwa neza bigabanya ibyago byo kurwara indwara y'umuvuduko w'amaraso. Ngo uko stress izamuka mu mubiri ni nako ibyago byo guhura n'ibibazo byo kuba warwara umuvuduko w'amaraso nabyo bizamuka. Ngo rero ahangaha uko utera akabariro ni nako ugabanya ibyago byo guhura n'ibyo bibazo bishobora guturuka ku muvuduko w'amaraso. Icya kane, imibonano mpuzabitsina ikozwe neza ituma umuntu arushaho gusa neza. Ngo kuba waba uhangayikishijwe no kuzana imikanyari, gukanyarara uruhu ndetse no guhorana umunabi, ahangaha ngo zishobora kuba ari ingaruka zo kubura akabariro. Ngo rero mu gihe waba ushaka kurwanya ibyo ngibyo byose, ngo akabariro nako kari mu muti ukwiye gufata. Icya gatanu, imibonano mpuzabitsina ikozwe neza igabanya ibyago byo kurwara kanseri. Ku bagabo, gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi bibarinda ibyago byo kurwara kanseri ya prostate kubera gusohora. Ahanini ngo iyi kanseri ya prostate iterwa n'ikura ku muvuduko mwinshi w'uturemangingo tugize iyi prostate bitewe n'uko umugabo aba amaze igihe kirekire cyangwa se igihe kinini adasohora. Umumaro wa gatandatu w'imibonano mpuzabitsina ikozwe neza kandi buri munsi ni uko ku bagore ngo ibarinda kuribwa mu gihe cyo kujya mu mihango. Ese waba ugira ikibazo cyo kuribwa igihe ugiye kujya mu mihango cyangwa se igihe uyirimo? Ngo ahangaha ngo ni byiza cyane gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ujya mu mihango mu rwego rwo kugabanya ubwo buribwe. Ngo kubera yuko mu gihe cy'imihango gukora imibonano mpuzabitsina uba wumva atari ibintu byiza mu rwego rw'isuku. Ngo igihe uribwa uri mu mihango ho ushobora gufata ifoto y'umukunzi wawe ukajya ubasha kuyitegereza igihe kinini cyane igihe uri mu mihango. Abashakashatsi bavuga yuko ngo ibi ngibi nabyo byakugabanyiriza uburibwe ugira mu gihe uri mu mihango. Umumaro wa karindwi wo gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi ni uko gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi byongera ubushake bwo kuyikora. Ngo mu gihe usanga hagati y'umugore n'umugabo hari igihe bagera ugasanga umwe yakuzwe undi cyangwa se yakuzwe gukora imibonano mpuzabitsina bakabishakira umuti, uyu muti bakawubura. Ngo umuti umwe rukumbi bashobora gukoresha ni ukubiganiraho hagati yabo ariko nanone bakibanda mu gutera aka kabariro. Ngo kuko uko bagatera buri munsi cyangwa se uko bakunda kubiganiraho hanyuma barangiza bagakora imibonano mpuzabitsina, ngo nibwo buryo buvura burundu uku guhurwana kuba hagati yabo. Umumaro wa munani w'imibonano mpuzabitsina ni uko imibonano mpuzabitsina ikozwe neza iha umutima w'umuntu gukora neza. Imibonano mpuzabitsina ikozwe neza iha umutima w'umuntu ubuzima bwiza, ikagabanya umuvuduko w'amaraso. Ibi ngibi bibaho kubera yuko ngo ituma ya mitsi iri mu mubiri w'umuntu itwara amaraso, imijyana ndetse n'imigarura igira ubuzima bwiza. Umumaro wa 9 wo gutera akabariro gatuma umuntu agabanya ibiro. Rero ngo mu gihe waba ufite ikibazo cy'ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije cyane, ngo mu gihe waba ushaka kugabanya ibyo biro, ngo no gukora imibonano mpuzabitsina biri mu miti ushobora gufata. Ngo kuko ngo iyo ukoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'iminota 30 uba utakaje kalori zingana n'108. Noneho umumaro wa 10 usa nkaho utangaje ni uko ngo gutera akabariro byongerera umuntu kurama. Ahangaha bitandukanye nuko abantu benshi babizi, kubera yuko hari abantu benshi bavuga yuko ngo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se gutera akabariro buri munsi ari ibintu bisajisha vuba. Ahangaha ariko abahanga bavuga yuko ngo abavuga ibi ngibi cyangwa se abo ibi ngibi bibaho ngo nuko baba batitaye ku mirire yabo. Ngo ariko mu gihe umuntu yaba ayikora hanyuma akanita ku mirire ye, akarya indyo yuzuye, mbese akarya neza, ngo ahangaha gutera akabariro buri munsi byamwongerera kurama. Hari abavuze ahangaha bati se noneho kugira ngo umuntu avuge ko yariye neza, ifunguro rye ni biki bitagomba kuburaho kugira ngo gukora imibonano mpuzabitsina nawe bimutere kurama? Ngo ikintu umuntu ashobora kurya ni uko ashobora kurya ubunyobwa, akarya avoka, akarya shokora y'umukara, akarya imineke ndetse na watermelon. Turabashimiye. Iyi ngiyi ni Ingando Online. Tukwibutse mu gihe waba ushaka gukurikirana ibiganiro byacu mu buryo bwanditse yuko wajya kuri Facebook ugashaka urukuta rwacu rwitwa Ingando Online, hanyuma ugakora like. Icyo gihe uraba ugiye mu w'abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ko kanya kandi bakabibona mu buryo bwanditse. Turabashimiye.